bimenyetso biranga abakristo bageze ku musaraba. Ikintu Yesu yakoze cya mbere yadukoreye, yatwigishije kwambara. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma iri torero Yesu ntiyari gukora ikosa ryo kuryubaka ku muntu uzapfa nka Petero, kuko itorero rya Kristo ni immortel cyangwa n'ibipfa n'ibizima. Ikintu kiri immortel n'igipfa. Yesu wenyine ni udapfa, abandi bose barapfa. Yesu, amen. Iwacu hari amapapayi mu nzara y'ibihumbi 2000 murayibutse, abari bahari muri Demire. Habaye inzara i Burundi bitazaga iteye ubwoba. Hanyuma iwacu hari amapapayi, niga mu mwaka wa 5 primaire muri Demire. Hanyuma hari amapapayi mabisi, barayamanura bakayahata bakayacucuma, hanyuma tukayarisha ubugari. Nibyo bintu byari biryoshye bikomeye. Barakubita ubugari ukumva buranyarutse. Kubera igihe cy'inzara abantu bajya n'ibitagize gute, ibitaribwa. Hanyuma icyo gihe mwarimu batwigisha hari imibare 5 yaduha iyo twaba tugiye gutega ubugari, kuko ku ishuri baratekera abanyeshuri kugira badata amashuri bakajya bagahunga. Hanyuma rero bakatugaburira. Iyo baba batsinze iyo mibare 5 yatubaza tugiye gutega ibyo kurya, yamukubita ubugari bwa kabiri, kuko twabyita udupari baba babukase gutya. Rero mwirengagiza kwiga ibindi bintu ariko ukiga imibare kugira ngo ujye kuboneka muri 5 ba mbere bayitsinda, baguha ubugari bugira kabiri. None ubona uko utahanira abana basigaye mu rugo kubera uzi ikibazo cy'inzara gihari. Ntabwo yari ndanini, kwari kugira ngo nsagurire n'abana basigaye mu rugo, kubera ko nari mbizi ko turi burya amapapayi hasi. Kwari kugira ngo nsagurire n'abana basigaye mu rugo, kubera ko nari mbizi ko turi burya amapapayi hasi. Kimwe mu bintu byigisha imibare n'inzara, ubu imibare mufite ni inzara yirigisha nta kindi. Iyo abakristo bari kumva ijambo ry'Imana no kuririmba bararyohewe, ariko iyo babonye umudiyakoni ateruye igiturisho imibare itangiye ndakura n'usese hasigara ngaho. Ubundi se mu rugo biraza kugenda gute? Nabonye abakozi b'Imana bahuma bacurananze bameze neza, bambaye neza, Imana irahumugisha. Mbere baza kubiba batagira n'amasogisi mu nkweto, abandi bambaye uducupa wagira ngo ni abasitari, abandi bafite ubwanwa wagira ngo ni ubw'isambaza. Ubona kibintu bivangavanze. N'abantu mwagendaga barabimenya ko wakijijwe. Hanyuma iyo amarangi yo ku munwa nayo ku nzara nayo ku ngohe nayo ku mana byasa, ubwo waba waravuye hehe? Hari abantu bagira imyenda yo mu rusengero n'indi yo muri sorti, n'amafoto bakifotoza bari ku kivu bambaye ubusa n'amakabutura. Ibaza ko uri umudamu ubaha Imana wuzuye umwuka wera, ukajya ku Gisenyi ukambara ikabutura. Ibyo nabyo biraje nyine. Bene reka nibarize Mutama n'inshuti yanjye. Ubu madamu wawe nabonye hano, niba ari we kuba mu presence sinabimenye, nabonye bego kuri profile we. Hanyuma mugiye Gisenyi wakubavuka ko yambara ikabutura akajya mu mazi, mukifotora noneho mukabishyira ku mabatsa n'umurokore mugasuhuzanya, ukuzura umwuka wera nawe akawuzura. Hanyuma Mariya na Elizabeth bagura byagenze bite? Byagenze bite? Abana ntibamenyanye bagasinega barimo barahobera. Yohana yarimo abwira Yesu ati jye nakubanjirije ndanakubatiza. Kristo agenda wenyine, ntabwo Imana igendera kuko Kristo agenda wenyine. Niba ugenda nizerwa havuyemo byiringira Imana ishimwe. Ibyiringiro nibyo bikomeza umukristo. Ibyiringiro bigira amaso umukristo adafite. Ibyiringiro Imana ishimwe. Amen.
ntabwo ari ukumva indirimbo nyinshi, ntabwo ari amashyi n'ibitiho byinshi, ahubwo wumva umuntu hariya mu ndirimbo ariko yuzuzwa avuga indimi, undi hariya ukumva arimo aruzuzwa, undi hariya ukabona arafashwe. Ikimenyetso cy'imbaraga z'umwuka wera nicyo kintu kigaragaza ko itorero rifite ibihe byiza. Niyo mpamvu ushaka ngo dusenge Imana itumare inzara, kuko ibintu byahindutse ku isi. Mbona wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi, amanika ukuboko kw'iburyo no kw'ibumoso ayatunga mu ijuru. Numva arahira ibaho ibihe bitazoshira, yuko bizomara ibihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ijambo nashaka rero rigezeho rivuga ngo kandi ati nibamara guca ubwoko bwera ubumenwe, ibyo byose bizoba bishize. Sinzi uvuga haravuga hano ngo kandi ati nibamara guca ubwoko bwera ubunywenywe, ibyo byose bizoba bishize. Mu Kinyarwanda ndibaza ko bavuga kumenagura imbaraga z'abera. Nibamara kumenagura imbaraga z'abera, niko havuga. Hanyuma igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6 duhereye ku murongo wa 24 cyangwa se 24 niko mubivuga. Reka dusome. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'Isiriya akoranya ingabo ziwe zose, araduga atera i Samariya arawugariza, maze Samariya hatera inzara y'icyago, bakomeza kubugariza gushyitsa aho abantu basigaye bakora umutwe w'indogoba shekeli z'ifeza 80, n'ikigira kane c'akadobwe k'amagi n'amashekeli z'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisirayeli ariko arahita hejuru ku ruzitiro rw'amabuye, umugore aramutakambira ati ntabara se mwami wanjye n'ingoma. Aramwishyura ati uhoraho natagutabara, ico nogutabaza nogikura hehe? None nobikura ku mbuga canke nobyegura mu bwato? Umwami yongera aramubaza ati mbega niki? Aramwishyura ati umugore yambariye muzane umwana wanjye tumurye, ngo ejo tuzorya uwiwe. Nuko duteka umwana wanjye turamurya, bukeye bwaho ndamubarira ngizana umwana wawe tumurye. None yagize gute? Yagiye kumunyegeza. Hanyuma dusome ibyahishuwe Yohana ibice 3 ubwo dushoreje. Ibice 3 igitabo cy'ibyahishuwe Yohana, dusoma umurongo wa 11. Hari ijambo rito rivuga ngo gira nze vuba wumire ku cyo ufise, ntagire gutwara igitsebo cyawe. Mwakiriza ijambo ry'Imana. Gira nze vuba wumire ku cyo ufise, ntagire gutwara igitsebo cyawe. Imana itugirire neza. Amen. Tugiye kuganira rero amagambo y'Imana mu minota mike cyane. Ntabwo ndi mutinde hano kubera ko message iraza kuba yumvikanye mu minota mike. Nshobora kutaza kurangiza iminota bampaye, ariko message iraza kuba yumvikanye. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma umwanya w'ijambo ry'Imana ni umwanya ntinya, umwanya uremereye, ni umwanya uhagaze imbere y'abantu bose bakeneye kukumva, kandi ibyo uvuga ukazabibazwa. Ibyo uvuga uzabibazwa. Ibintu rero biteye ubwoba kubivuga cyangwa kubisobanura, kuko Bibiliya iravuga ngo uzarenzaho inyuguti rimwe muri aya majambo ari muri iki gitabo. Sinzi ukuntu mu byahishuwe avuga yuko nawe azohabwa ibyago bingahe biri muri iki gitabo nyine. Rero kubivuga bisaba kwitonda no kugira
ubwoba no guhinda umushyitsi kubera ko ni ijambo ry'Imana kandi riratota ryabayeho tutarabaho. Imana itugirire neza kandi dushoboze no kugira ubwoba no guhinda umushyitsi kubera ko ni ijambo ry'Imana kandi riratota ryabayeho tutarabaho. Imana itugirire neza kandi dushoboze. Ngiye kuvuga ijambo ry'Imana, mfite teme y'ijambo ntekereza ko abanyarwanda bose barizi. Nta munyarwanda utarashoje, kereka nk'abana bavuka iwabo ibintu bimeze neza, ariko abakuru barashoje. Nubwo uyu munsi mwaba mufite ukuntu mumeze, ariko mwarashoje. Rero teme y'ijambo ufite wandikeho nk'inzara. Ntabwo mwumvise ko twabisomye? Amen. 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 Tuvugane ko tugiye kuganira ku ki? Yaramariye. Mande bifashe. Ndashaka iri jambo muza kuryumva ku rwego. Ndashaka muza kuryumva ku rwego tuza gusenga Imana ikatumara inzara. Kandi nivuga inzara ntimuhite mujya mu mubiri uyu munsi umuceri uraboneka. Hariho umwana yabonye undi iwabo bashonje kubera iwabo bihari, arababwira ati ubwo nyine mwaburaye? Sisi twaburaye. Nta n'umuceri mwariye. Bazi ko iyo baburaye barya umuceri. Kuko iwabo urahari bavuga iyo baburaye. Rero nimvuga inzara tuyikure mu buryo bw'umubiri, ahubwo tuyishyire mu buryo bw'umwuka. Amen. Hanyuma tuze gusenga Imana iyitumare. Ndaza kugerageza mu nyumve. N'ibyanga turakoresha materiel didactique. Hano harimo abarimu. Nanjye ndi umwarimu, niyo domene yanjye nize ubwarimu mu ishuri, nubwo ntabikoze ariko niyo domene yanjye. Rero iyo mbonye mutabyumva ndagerageza nibura hagire na bake babyumva. Hagire na bake babyumva, ariko tuze kugera ku rwego dusenga Imana tuyibwire ngo tumare inzara. Amen. Amen. Twasomye ijambo muri Daniyeli rivuga ngo nibamara kumenagura imbaraga z'iki? Z'abera. Imbaraga z'abera zirimo ziramenagurwa n'ibihe by'inzara. Ariko hari irindi jambo Daniyeli yavuze ngo abantu bazi Imana yabo. No muri ibyo bihe by'inzara, abantu bazi Imana yabo bazagira gute? Bazakomera. Nibamara gukomera, Imana izabakoresha iby'ubutwari. Amen. Amen. Hanyuma nuza kwisanga hari inzara yakugezeho, ntunze kwihagararaho, uze guca bugufi abakozi b'Imana bagusengera. Sibyo bemera? Ikintu kiranga itorero rizima ni ukwihana, ni uguca bugufi ukemera ko watsinzwe n'ijambo ry'Imana rikaguhana ukezwa. Niko kujya mu ijuru. Rero Imana itugirire neza. Hanyuma imbaraga z'abera zirimo ziramenagurwa n'ibihe by'inzara itorero ririmo. Hanyuma nimvuga itorero ntimubone twebwe twicaye hano. Uko twicaye hano ntaba ariko mubona itorero, kuko itorero rya Kristo riri mu ibanga. Nta muntu urizi kireka Kristo wenyine. Kandi iryo torero yaravuze ngo yaryubatse hehe? Yaryubatse ku rutare. Ntabwo Yesu yubatse itorero kuri Petero, kubera ko hari amagambo Yesu yaganiriye n'abigishwa, arababaza ngo aho hanze mwumva abantu bavuga ko ndindi. Bamwe baravuga ngo uri Yohana Umubatiza, abandi uri umwe mu bavugishwa n'Imana, abandi uri Eliya, abandi baravuga. Ariko arababaza ngo mweho mugira ngo ndinde? Umwana w'umuntu ndinde? Petero niwe yavuyemo aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima ihoraho. Yesu aramubwira ngo si inyama n'amaraso bigize gute bibiguhishuriye, ahubwo ni data wo mu ijuru. Aravuga ndashaka kugera ku ijambo nashaka kuvuga.
aramubwira ngo nanjye ndavuga ngo uri Petero, kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye, n'amarembo y'ikuzimu ntazagira gute. ADEPR amarembo y'ikuzimu yabishobora, ariko itorero rya Kristo ntabwo rishoborwa n'amarembo y'ikuzimu. Amen. Sinzi ko muri murumva ico kirundi. Itorero Yesu yaravuze ngo kuri urwo rutare. Rero kiliziya bubakiye mutagatifu Petero i Roma, barayimwitiriye. I Roma bazi ko Yesu yubatse itorero kuri Petero, bazi ko kiliziya bubatse i Roma bayitiriye mutagatifu Petero, bashingiriye kuri iri jambo Yesu yamubwiye ngo kuri wowe niho nzubaka itorero. Kandi Yesu ntabwo yari gukora ikosa ryo kubaka itorero kuri Petero uzapfa. Abafaransa nibo babitandukanya neza. Petero mu gifaransa ni Pierre, kandi Yesu avuze ko itorero yaryubatse ku rutare. Hanyuma urutare rwitwa Pierre cyangwa ni Roche. Yesu rero no mu Kigiriki barabivuga neza, ibuye ni Petros, hanyuma urutare ni Petra. Ntabwo Yesu rero yubatse itorero kuri Petros, ahubwo yaryubatse ku rutare, kuri Petra, kuri Roche. Kandi urwo rutare ni Yesu bwiwe. Yaravuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazashobora itorero kuko ryubatse kuri we. Niwe architecte w'itorero. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mu magambo ya nyuma Petero yavuze agiye gupfa, kubera ko yari azi ko barimwitiriye, yavuze amagambo abiri. Yaravuze ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye. Amen. Ntimumbambe nk'umwami, ntimumbambe ncuritse. Head down iwone kwazi Icyongereza. Ntimumbambe nk'umwami wanjye, ahubwo mumbambe ngize gute, ncuritse. Amen. Iri jambo rya kabiri Petero avuze mu magambo ya nyuma yo gupfa, yarimo abyikuraho kuko bari baramwitiriye, bari baramwitiriye itorero. Yaravuze ngo nimumwegere. Amen. Nimumwegere, niwe buye rizima. Urumva umujyanye we arabyikuraho, kubera ko arabizi ko bazoguma babimwitirira, ariko hejuru ya Petero hariho umugabo wiyubatse itorero. Amen. Nimumwegere, niwe buye rizima, yanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana. Abongereza ko mutatubwira uko bavuga. Yaravuze ngo the living and the cornerstone. Nimumwegere, niwe buye. Imana ishimwe. Hanyuma iri torero Yesu ntiyari gukora ikosa ryo kuryubaka ku muntu uzapfa nka Petero, kuko itorero rya Kristo ni immortel, cyangwa n'ibita, ni rizima. Ikintu kiri immortel n'igipfa. Yesu wenyine niwe udapfa, abandi bose barapfa. Yesu, amen, yiyubatse ku itorero kuko itorero niripfa, nirizima. Nubwo amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntabwo azashobora itorero. Amen. Amen. Murimo muranyumva? Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Iri torero yarimeneye amaraso menshi y'igiciro. Muri bije zahenze Imana mu buzima ni bije yo gucungura umwana w'umuntu. Niyo bije ihenze yo kumena amaraso. Imana hari ikiganiro cyabaye mu ijuru mu bice bitanu bya Yohana, mu bice bitanu by'ibyahishuwe Yohana. Mu ijuru habaye ikiganiro, Imana yicaza intebe irimo irashaka kubanza gucungura itorero. Icyo gihe Yohana yari Patimo mu kigwa, aho bari baramujyanye bamurenganiriza ubutumwa bwiza, baramutetse mu ngunguru z'amavuta n'iyashya, baragize gute Yohana biranga, bamujyana Patimo arenganirizwa ubutumwa bwiza. Hanyuma abona mu ijuru harimo harabera inama.
bane ba Mose n'abandi bagabo bakomeye muri Bibiliya nabo baratinya habura n'umwe. Yohana arimo arabyitekereza ari Patimo, bene twavuye ahantu hakomeye. Yohana arabyitegereza, Bibiliya iravuga ngo araturika aragira gute, ararira. Aritswa nuko hatabonetse uwo kuducungura. Ngari mararira, ijwi rya Yohana yumvikana mu ijuru ari mararira, ariko ngo yumvira irindi jwi rimuhamagara riramubwira ngo Yohana reka kurira, dore imbere y'umuryango wa Yuda umurego wo ku gishyitsi cya Dawidi aranesheje. Ako kanya ngabona Yesu ahagurutse iburyo bw'Imana, ngameze nk'umwana w'intama watambwe, aragenda afata cya gitare cyari kirimo imibabaro. Ako kanya yambara ishusho y'icyaha, Imana ngimutera umugongo kuko abaye icyaha ku bwanjye nawe, kandi yari umwana w'Imana. Imana ngimutera umugongo kuko yarinze imibabaro agiye guhura nayo. Imana itugirire neza. Amen. Urugendo rw'umusaraba rwo kuducungura rwabaye urugendo rurerure, nzaruvugaho gutaha. Ariko Imana yakoze ibintu biteye ubwoba igihe Herode yashaka kwica Yesu. Igihe batanga itegeko ngo abana b'imfura batarengeje imyaka 2 bose babica, buriya ni Yesu washakwaho kugira ngo itorero ridacungurwa. Ariko icyo nkundira Imana iyo hageze aho bikomera, tujya twumva ijwi ry'Imana ritwongorera. Yozefu yaciye yumva ijwi rimubwira, marayika aramubwira ati ungana umwana na nyina, kuko Herode arashaka kugira gute, arashaka kumwica. Ungana umwana na nyina. Ikintu kimwe nakundira ibintu by'Imana ni uko iyo tugeze ahantu tubona ko bikomeye, twumva ijwi ritwongorera. Amen. Ngo barazinduka kare bahungana umwana, Mariya akubita mu mugongo umuhungu, Yozefu amujya imbere, barahunga berekeza hano muri Afurika muri Egiputa. Hanyuma Herode yarabimenye. Iyo dusoma Bibiliya umengo Herode ayo makuru niyo yamenye ko bahunze. None se kuki ababyanditse bo babimenye bakanabyandika? Ntabwo ibwaba aribyo aribo bari kubiyoberwa, ahubwo Herode mu yaciye abakurikiza ingabo abimenye ko bahunze. Kandi abana b'imfura bamaze kuhagwa, n'abana ba Rakeli bagenderamo, kandi bo bari barengeje imyaka 2 nuko bari barabaye ingwingiri, bababarira muri imyaka 2. Bibiliya iravuga ngo Rakeli ararira yanga kwirungwa kuko abana biwe batakiriho, nabo bazize gucungurwa kw'itorero. Kandi amen. Hanyuma ngo barimo baragenda, ingabo za Herode habura akantu gato zibagereho, ngo bagiye kubashyikira aho bari barimo bahungira, ngo banyura ahantu abantu barimo barabiba amasaka b'Abanyegiputa, kubera ko bari mu gihe cy'ibibi. Ngo barimo barahunga birukanka banyaruka, kuko inyuma yabo ntibari babizi ko hari ingabo zindi zabakurikiye. Ariko twe tutareba, Imana irahatureberera. Aka kantu Imana yakoze ngiye kubabwira. Ubundi Bibiliya ni resume y'ibyabaye. Hari ibitangaza byabaye Bibiliya itanditse, kuko ubundi ibintu byose byabayeho kuri Yesu ntibyari kwandikwa, ntabwo byari kubona aho biki. Hanyuma ngo banyuze muri ba bantu ngo barimo bibibira amasaka, ngo ari no mu gihe cy'izuba bagira ngo imvura izayasangemo, ngo bakihatambutsa Yesu muri iyo mbibe, muri uwo murima, ngo y'amasaka baremye bari bateye itaramera. Kandi amera ari ku zuba, amera uwo munsi bayateye, kuko bahatambukije ibirenge by'Umwami Yesu. Ubwo turiko Imana yakoresheje niyo nshaka kubabwira. Bo bagumye kubiba inyuma amasaka ari kumera, aho bakuye ikirenge akamera, kandi agahita akura, agahita yera. Niyo mateka yabayeho muri Bibiliya, ubwo ababibyi barangije kubiba amasaka bagasubira inyuma gusarura uwo munsi, kandi bitabaho. Nicyo gitangaza gikomeye cyabayeho, kubera ko bari baratambukije Umwami Yesu. Kandi hari trick Imana yashaka gukora kugira ngo ingabo za Herode zitamushyikira. Rero baje
kubashyikira bashyikira kuri ba babibyi b'amasaka basanga bari gusarura amasaka. Barababaza ati nta mugabo n'umugore baciye hano bahetse umwana w'umuhungu mu mugongo? Bahaciye turi b'amasaka. Ntabwo munyumvise? Bahanyuze, ariko bahanyuze tugira gute? Kandi barimo baragira gute? Ngaho barameza aciyemo kugira amasaka yere. Urumva turiki Imana ikoresha. Kandi ubwo bari imbere gato n'icyo kiganiro birashoboka ko bari kucyumva, ariko Imana ishyize nk'urukuta rw'amasaka ameza ako kanya. Ntabwo munyumvise ariko muzabyumva. Nashaka kuvuga igitangaza gikomeye, urugendo rw'umusaraba rukomeye Yesu yakoze kugira ngo aducunge. Amen. Reka ngaruke inyuma ndeke kujya mu byo gucungurwa n'ibirebire cyane. Nashaka kuvuga ngo tuze gusenga Imana itumare inzara mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Iyi nzara yateye i Samariya, Bibiliya yavuze ngo yari inzara mbi cyane, kugeza ubwo abantu bihangiye imirimo batangura gucuruza ibitageze gute. Ubushize ngira hacemo n'imyaka 2 nigeze guca ahantu bitaga Korokombe mu Busanza, ahari ahantu banyura bajya gushyingura. Hanyuma mbona abantu barimo baragura ibintu, hari mu kagoroba nkaka ari benshi cyane buzuranye ku mucuruzi. Ndababaza ati ibintu ni ibiki? Ngira amatsiko ndetse sanga umumama yambaye ga arimo aracuruza amano y'inkoko, amara, imitwe, zino zikura vuba murazibona zino nkoko. We baragenda akarangura. Nabonye muri Zambia hari ibiryo byabo bisanzwe, ariko kubona umuntu agiye kugura amara y'inkoko, umutwe, amaguru, timumpa amaguru 2 agahita yora akabuga mukabyara. Mu gihe cy'inzara abantu bajya n'ibitaribwa. Mutara uyu wabo wajya kugura amaguru 2 amano, hano amaguru amano, ibirenge by'inkoko, amajanja, timumpa ibirenge by'inkoko n'amara n'imitwe. Nabona abantu batonze umurongo, barabwiye ngo umudamu yubatse inzu muri ibyo bintu kubera ko nakaze. Nabuze ati mu Rwanda ibi bintu barabirya, naho ubwo bagenda aho babagiye inkoko bakabiyora bakanabirangura, ahubwo bibaye ngombwa. Nakazi gakomeye. Ubwo nanjye kuri ibyo bintu sindabigura mu rugo iwanjye, ariko bariya abantu babigura baravuga bati nibyo bintu bibaho binyarutse ubugari kumanuka kubera inzara. Iwacu hari amapapayi mu nzara y'ibihumbi 2 murayibutse, abari bahari muri Demire. Habayeho inzara i Burundi bitazaga iteye ubwoba. Hanyuma iwacu hari amapapayi, niga mu mwaka wa 5 primaire muri Demire. Hanyuma hari amapapayi mabisi, barayamanura bakayahata bakayacucuma, hanyuma tukayarisha ubugari. Nibyo bintu byari biryoshye bikomeye. Barakubitamo ubugari ukumva buranyarutse. Kubera igihe cy'inzara abantu bajya n'ibitagize gute, ibitaribwa. Hanyuma icyo gihe mwarimu watwigisha hari imibare 5 yaduha iyo twaba tugiye gutega ubugari, kuko ku ishuri baratekera abanyeshuri kugira badata amashuri bakajya bagahunga. Hanyuma rero bakatugaburira. Iyo baba batsinze iyo mibare 5 yatubaza tugiye gutega ibyo kurya, yamukubita ubugari bwa 2, kuko twabyita udupari baba babukase gutya. Rero mwirengagiza kwiga ibindi bintu ariko ukiga imibare kugira ngo ujye kuboneka muri 5 ba mbere bayitsinda, baguha ubugari bugira 2. None ubwo nubwo utahanira abana basigaye mu rugo kubera uzi ikibazo cy'inzara gihari. Ntabwo yari inda nini, kwari kugira ngo nsagurire n'abana basigaye mu rugo, kubera ko nari mbizi ko turi burya amapapayi hasi. Kimwe mu bintu byigisha imibare n'inzara, ubu imibare mufite
n'inzara yirigisha nta kindi. Iyo abakristo bari kumva ijambo ry'Imana no kuririmba bararyohewe, ariko iyo babonye umudiyakoni ateruye igiturisho imibare ihita itangira. Ndakura musese hasigara ngaho, ubundi se mu rugo biraza kugenda gute? Imibare ihita itangira. Tubabwirije tukaririmba ntimuture umengo twaba tubabyaye, ariko twaba tubareze nabi, kuko ntabwo twaba tubigishije gukorera Imana. Aho imibare ihita itangira. Ndabeshya inzara ntiyigisha imibare. Ikimenyetso muri rusange iwawe cy'uko inzara yigisha imibare, hari ahantu bagura ikiro cy'inyama bakakirya gatatu, saa sita na nimugoroba n'ejo saa sita, bakashyiraho inyama ebyiri. Niba ari abashyitsi bahari baba bazibaza, urenze ebyiri undi arayibura. Ikimenyetso cy'inzara aho hantu kirahari. Abarya umushyushyo w'i Kigali ngira ntibabaho, ariko niba ari ikiro cy'inyama gishyire ku meza abantu bakijye bakimara, n'ubundi ejo ntizizahoraho. Nahora mbona mama akata baduha umuceri kuri bona nagiye kuri Noheli, bakazana umudabo akajya gushyiriraho umwe. Uyu munsi ni ikirushe bazi, reka tubivuge gutyo ko abari abatazi umudabo kamwe. Ariko naratangaye, twabujya kuri Noheli, uyu munsi nsigaye mbabwira ati sinshaka kurya umuceri, kubera ko ntabwo ari igihe cy'inzara. Ariko Yesu yarakoze. Turaza gusenga Imana itumara inzara. Amen. Abagore babiri bagiye inama baravuga ati rero ikigezweho ni ukujya abantu. Iyi nzara iteye ubwoba, reka tujya abantu. Kandi kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko inzara yakugezeho, umuntu ufite inzara muri we ntiyambara. Ko mutanyumvisha, amafaranga yo kugurira imyenda wayakura he? Kandi ubwo ntimubijyane mu mubiri. Amafaranga yo kugura imyenda wayakura he? Kandi wabuze nayo guhahisha. Kimwe mu bimenyetso biranga inzara ku muntu yambara ubusa, kuko imyenda yamushiriyeho. Mwebwe ntimuzarebe ngo yambaye nini, nuko ari inzara afite imyenda yamushiriyeho. Buriya ntabwo yambaye. Ibimenyetso biranga abakristo bageze ku musaraba. Ikintu Yesu yakoze cya mbere yadukoreye, yatwigishije kwambara. Ko mutanyumvisha, aha hoti yahugeze ati iyo hasimbuka. Hanyuma nimpasimbuka turaba turimo turabavura inzara, kandi ijambo rije kutuvura inzara. Mbabwira ikindi kintu kiranga inzara, icyo cyo mwacyumvise. Ikimenyetso kizakwereka ko ufite inzara mu mwuka, uzanjira mu rusengero wambaye ubusa. Abagabo babiri mu Kristo na mwizerwa bageze mu isoko ry'imburabuma. Kimwe mu bimenyetso byabatandukanije nabo muri iryo soko, basanze icya mbere badasa nk'uko abo bantu muri iryo soko basa. Ntabwo munyumvisha ariko ndabivuga. Kimwe mu bintu byabatandukanije nabo mu isoko ry'imburabuma, bari bihariye, ntabwo basa nk'uko abandi basa. Kimwe mu bintu nakundiye leta y'u Rwanda mu buzima bwanjye, ni umunsi yabyuka mu gatondo bashakisha mukorogo mu mabutiki. Timuzihige aho ziri n'uzicuruza, kubera ko warahura n'umuntu w'igikara nanjye ugasanga bwaki yabaye iki, ukavuga ati si umukobwa ntiyakuze mureba, iyi nzobe iturutse hehe? Ariko hari igihe leta nazo zikorana n'Imana. Ibyo bintu bihindura abanyarwanda mu bijugunye. None urumva Imana ari inaniwe kumenya ko ugira itaribwa ukisiga ibitisiga, cyangwa ukambara ibitambara.
amakanzu meza bari bikwije. Ariko kimwe mu bintu bitumye Imana ibaba, bitumye inzara iba nyinshi mu bantu, ntabwo bashaka kumva mu matwi yabo impuguro y'ijambo ry'Imana. Barashaka mubareke baririmbe, mubareke basenge. Hari inama yabereye ikuzimu, Satani abwira abadayimoni ngo mugende mu matorero atandukanye, mubigishe guhimbaza cyane no kuririmba cyane, ariko bagira urusaku rwinshi, ariko ijambo ry'Imana ribe rike muri bo. Nijyana banuka bamwe bisohokere ntibagitega amatwi, kugira ngo tubone uko tumenagura imbaraga zabo. Niyo mpamvu muzumva mu matorero menshi ari urusaku gusa rw'indirimbo. Hari korali iherutse gusohokera ahantu yo muri ADEPR, izwi no kuri YouTube irimo iraririmba, abantu bakoma amashyi, yambaye inifomo nziza, abantu bavuza induru mu rusengero. Imana ibwira umuntu ngo ajye inyuma y'urusengero kubwira, atega amatwi. Imana imuzibura amatwi y'umwuka rumva, yumva ngo ni inka zirimo ziraboroga, ni inka zirimo ziravuga. Iramubwira ngo ngaho niwumve ibyo barimo barakomera amashyi. Ibyo dukomera amashyi twebwe si ibyo mu ijuru bakomera amashyi. Mu ijuru ikintu bakomera amashyi ni umunyabyaha umwe yihana, niyo mpamvu twifuza bakavuga ati ijambo ry'Imana ryagize umumaro, kubera ko umunyabyaha umwe yihana. Ariko kubera igihe cy'inzara turimo, n'abashumba batuyobora ntabwo bagishishikazwa n'intama imwe yihana, ahubwo saa cyenda iyo zigeze bakabona utaratanga raporo y'amaturo yatuwe, barakubaza ati habaye iki? Ntabwo bakubaza ko hakijijwe bangahe mu itorero, barakubaza ni iyihe mpamvu ituma utaratanga raporo y'amaturo yatanzwe. Umengo misiyo ni amaturo cyangwa misiyo ni amafaranga, ariko Yesu yaravuze ngo mudafite amahera nazi ava ku buntu. Ntabwo nari gishishikaje Imana ari iterambere ryacu n'ibindi, ahubwo igishishikaje Imana ni uko ubutumwa bwiza bwagera aho bugomba kugera, Imana ikavuga itorero rigataha. Amen. Ndimo ndavuga abagabo babiri bari mu isoko ry'imburamumaro bagatandukana n'abandi. Ntabwo basa n'abandi, bari bihariye, imyambaro bambaye yari yihariye, isura yabo yari yihariye. Imana tugirire neza. Amen. Nimvuga hano murambita kandi ndabivuga. Isura yabo yari igize gute? Cyangwa wahura n'umuntu w'Imana ukabimenya ko ari umuntu w'Imana muhuye. Ariko ubu barakubwira ngo reba ibigize gute, reba ibikureba ibi ntibikureba, urashinzwe. Urumva imvugo y'umuntu urashinzwe. Ese wajya mureba ibibare, hanyuma nitutakureba turi abantu duhagarara imbere yawe tukuvuga, nitugera imbere y'Imana tuzireguza iki? Tuzavuga ngo twavuze ubutumwa bumeze gute, kandi Imana yaraduhaye amahirwe yo kuvugira imbere yacu. Nubwo waba umwe, ariko ukazaseruka imbere y'Imana uvuga ngo inyenyeri yanjye ngiyi. Amen. Ntibaze baba benshi, agakiza ni ikinege, ntabwo gasangiye. Nta nubwo umugabo wakunda cyangwa umugore cyangwa abana uzabafata akaboko ati nimuze tugende. Iyo ari ibyiciro abantu bari kuri haba iwabo, ariko Imana ishima agakiza karaka ikinege. Muranyumvishe neza? Amen. Amasaha yose twabara hano tuvuga yaba bari impfabusa haramutse hatari umunyabugingo, nta kintu twaba tumara hano. Ariko Imana ishimwe ko yatuzanye kugira ngo itumare inzara. Imana ibitaze. Amen. Isura yawe n'ubona rigeze yari itandukanye n'ayo mu isoko ry'imburamumaro. Habaye imitongano myinshi n'imivurungano, barimo bavuga ngo bariya abantu baturutse kataraba mu bwoko bwacu, ko badasa natwe, ko batambaye natwe. Barabakubita, barabatoteza. Mbere y'uko bagerayo bari bahuye n'umugabo yitwa mubwirizabutumwa, arababwira ngo umwe muri bo muri mwe azagwayo, icyari kuba cyiza kwari uko mutajyayo ariko murajyayo, kandi umwe muri mwe bwazahagwa. Batangura kuvuga ati ubuse ninde muri twe babiri uzagwayo?
ariko barugaraniye ahantu mu kazu mu mahwa barakubita mu mashanyarazi mwizerwa niho yaguye muri iyo mibabaro bari muri uko gutotezwa kandi bazize ko hari ibintu badahuriyemo nabo mu isoko ry'imuramuka. munyumve neza, hari ikintu Imana yakoze mu minsi yashize narashima. Nabonye abakozi b'Imana barimo bacurananze bameze neza bambaye neza, Imana irahumugisha. Mbere baza kubwira batagira n'amasogisi mu nkweto, abandi bambaye uducupa wogira ngo ni abasitari, abandi bafite ubwanwa wagira ngo ni ubw'isambaza, ubona ko ibintu bivangavanze. Ariko nabonye hano abacuranzi ba hano bameze neza, byari biteye ubwoba. Imana yagabanije abahanzi mu matorero yarakoze, byari bigeze ku rwego ruteye ubwoba, abantu bagashaka gusa n'isi kandi bashaka kuvugira Yesu, ibintu biteye ubwoba. Hanyuma rero bakababwire bene data, umunsi Imana y'Imana izavuga, aba bashumba bacu bari hano natwe turi hano, nta n'umwe uzaguhamagara ngo ngwino, uzahamagarwa n'uko wakijijwe n'imirimo yawe myiza. Kandi ubutumwa barabwumvise, bavuze ngo kuko badasa n'abo mu isoko ry'imburamumaro. Reka mbabaze ikibazo, hari ibintu abantu baca hejuru. Iyo ukijijwe n'isi irabimenya ko wakijijwe, n'abantu mwagendana barabimenya ko wakijijwe. Hanyuma iyo amarangi yo ku munwa n'ayo ku nzara n'ayo ku ngohe n'ayo ku mano adasa, ubwo waba waravuye hehe? Waba urimo urajyahe? Waba warakijijwe ujyahe? Uya mu ndebe ndababwira, reka ntibari mu nyake mikoro, mu by'ukuri bayimpa. Oya, amarangi yo ku ngohe zo wazikuyeho, amarangi yo ku munwa ntasa n'ayo ku mano. Inzara wogira ngo ni izisatura, waraziteretse izindi ucomekaho. Ubwo wibaza kuri murajyahe mu by'ukuri? Tuvugisha ukuri, wageze ku musaraba cyangwa inzara yaragwije. Hari abantu bagira imyenda yo mu rusengero n'indi yo muri soroti, n'amafoto bakifotoza bari ku kivu bambaye ubusa n'amakabutura. Ibaza ko uri umudamu ubaha Imana wuzuye umwuka wera, ukajya ku gisenyi ukambara ikabutura. Ibyo nabyo biraje nyine. Bene reka nibarize mutama n'inshuti yanjye, ubu madamu wawe nabonye hano, niba ari we kuba mu perezansa sinabimenye, nabonye bego kuri profile we. Hanyuma mugiye Gisenyi wakubavuka ko yambara ikabutura akajya mu mazi, mukifotora noneho mukabishyira ku WhatsApp. Hanyuma Imana y'Imana izavuga uri mu rugo gusa cyangwa izavuga uri n'Igisenyi? Rimwe madamu yarambwiye ati sindamuvuyemo, ariko yarambwiye ati se ko mbona uri mu rugo hashyushye wambaye ikabutura. Ati ya, ntabwo njye nigishijwe kwambara ikabutura. Oya, ntabwo ndi bwambare ikabutura n'ukuri. Kandi ubwo nari ndi mu rugo muri salo, tuwakwambaye ikabutura kubona hashyushye. Oya, ntabwo nakwambara ikabutura. Ndayifite ariko nzayambarira mu cyumba, ariko sinzasohoka mu cyumba nambaye ikabutura. None se ndamenya ko ninde uri bwinjire muri ako kanya asanga umukozi w'Imana bahagaze imbere y'iteraniro mu cyumweru yambaye ikabutura muri salo. Ubundi wacu muri Pentekote y'i Burundi, niyo waba udafite dushe mu nzu ukajya kogera muri dushe yo hanze, kirazira niyo waba uri umugabo kugenda ukenyeye isume, uba wambaye agapantaro kawe bakenyera isume hejuru, wambaye isengeri, nta muntu ukeneye kubona mu gatuza hawe. None mwe n'ibere risigaye rigendera hanze, natwe dutinya gushyira agatuza hanze, turabagara kubera ibihe by'inzara birimo biramenagura imbaraga z'abera. Wahura n'umurokore mugasuhuzanya, ukuzura umwuka wera nawe akawuzura. Hanyuma Mariya na Elizabeth babura byagenze bite?
byagenze bite? Abana ntibamenyanye bagasinega barimo barahobera. Yohana yarimo abwira Yesu ati jye nakubanjirije ndanakubatiza. Yesu ati nanjye nje gucungura itorero. Inda zirasimba kurika. Amen. Reka ndeke kuvuga ibintu byababiriye, ariko ndashaka kubabwira ni ukuri tujye mu ijuru. Buri muntu wese amenye ko yahamagawe n'Imana kugira ngo waririmba bikaryoha, wanavuga ijambo ry'Imana bikaryoha, ariko misiyo ya Yesu ni ukugira ngo azaguhe ubugingo. Amen. Amen. Hanyuma reka ngaruke mwizeye wamaze kugwa mu isoko ry'imburamumaro. Bibiliya iravuga kwitoka y'agatabo k'umugenzi karavuga ngo kubera ko Imana itemeye ko umukristo agenda wenyine, ntabwo Imana igendera ko umukristo agenda wenyine. Niba ugenda nizerwa havuyemo byiringira Imana ishimwe. Ibyiringiro nibyo bikomeza umukristo. Ibyiringiro bigira amaso umukristo adafite. Ibyiringiro Imana ishimwe. Amen. Imana izabifasha. Njye genda muzane mu depoze mu rugo, hanyuma ibintu bigende neza. Kubaha Imana rero bifite inyungu nyinshi. Reka mwebwe ntimubyumva kubera nirinze kubaha ubuhamya, kubera ko nafite icyizere ko mutazabishyiraho, ariko mu by'ukuri nabonye imbaraga z'Imana. Byose byavuye mu kubaha Imana, byavuye mu kubaha Imana. Kandi reka mbabwire, mureke dukizwe. Ngo nkunda imisatsi, umugabo wanjye arayikunda, umugabo wawe se ntuzaguhisha. Murasetsa, umugabo wanjye arayikunda, agakunda iyo nimakiye, guma wimakiye. Guma wimakiye niba ukunda umugabo. Yesu yavuze kuki? Yesu yavuze kuki? Ngo naje guteranya umwana na nyina, imfura na se. Ari nawe yavuze ati nazanye inkota. Mbese gukurikira Yesu n'inzira y'umusaraba itoroshye, bisaba kwiyaduka mukurikira. Sifite icyizere ko nzagaruka ko muzongera kuntumvira. Ko ndabona murandakarira. Murandakarira. Iri ni ijambo ry'Imana n'ukuri. Imana itumara inzara. Babwira kandi kantu karyoshye. Nubwo inzara yateye i Samariya ntabwo yashize. Byageze ku rwego umwami avuga ati Elisa mumunyereka hafi. Elisa nawe amakuru aba yayamenye ko baje kumuhiga, ariko ubuhanuzi buca buramanuka ngo ejo mw'iki gihe. Hanyuma mu nzira Imana yaciyemo kugira inzara ishira i Samariya, yaciye mu nzira zimenyere, mu nzira zigaragara. Ntiyaciye mu maguru y'abanyamibere, aho bari baracukunywe inyuma y'igisaka. Nagira mbahumurize ndababwire ngo Imana iratumara inzara mu izina rya Yesu. Ikintu cyaranga itorero ko ryuzuye umwuka wera ntabwo ari ukumva indirimbo nyinshi, ntabwo ari amashyi n'ibitigo byinshi, ahubwo wumva umuntu wariya mu ndirimbo ariko yuzuzwa avuga indimi. Undi hariya ukumva arimo aruzuzwa, undi hariya ukabona arafashwe. Ikimenyetso cy'imbaraga z'umwuka wera nicyo kintu kigaragaza ko itorero rifite ibihe byiza. Niyo mpamvu ushaka ngo dusenge Imana itumara inzara, kuko ibintu byahindutse ku isi. Ibintu byahindutse. Ubwo ibyaha by'i Sodomu n'i Gomora byamaze kurenza urugero imbere y'Imana. Kimwe mu byaha byatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora ni ubutinganyi. Mwari mubizi? Mwarabisoma? Nicyo cyaha gikomeye cyatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora. Niba Katolika yavuye ko abantu bagomba gushyingirana kandi bakaguma ari abanyetorero, ari abanyedini, natwe bigiye kuza babitangaze mu matorero, ku buryo mutabyemera ko mu itorero ryawe babasezeranye mu batinganyi, ntabwo bazoguha ibyangombwa by'itorero. Nabo babihaye bazabibaka, kuko ibintu byahinduye isura. Ariko ibyo ntibikura
kugwa. Nicyo gihe tugiye kwinjiramo cy'akarengane gakomeye k'itorero. Muhagarare mutsiri ibyo muririmba, mutsiri ibyo muvuga, mugiye kubizira, ariko iyo misozi ntituzayirangiza Yesu ataraza